Yes, muraho abadukurikiye hirya no hino, turabakiriye kandi turabishimiye kuba turi kumwe namwe uyu mugoroba. Nkuko mubibona kuri screen zanyu, hari abagabo bari imbere yanyu bari buze kubibwira. Twishimiye kubana namwe muri aya masaha kandi turizera yuko mumeze neza. Abatameze neza, ejo ni heza. Kabaganza yararirimbye ngo ejo ni heza, ntagahora gahanze. Urashobora kuba uri mu bibazo, urashobora kuba uri mu bihe bitakoroheye, ariko reka tukubwire yuko ejo ari heza. Hanyuma rero mwebwe mudukurikiye, iyi video cyangwa se iki kiganiro mushobora kugisanga kuri Yomba TV, mushobora kugisanga kuri Tarama TV, mushobora kugisanga kuri Manzi Merci Official. Ahose aho muzakibona muzagikurikira. Hanyuma rero tukaba tubahaye kaze mwese, abazagitegera ari nijoro, abazagitegera ari ku manywa, abazagitegera baryamye cyangwa se muri maso mwicaye, ni sawa. Hajya hari abategera basinziriye, ntawe. Bashobora gutegera bari iwaba ari mu ijoro, kuko isi niko imeze. Hanyuma rero ndatwaye umwanya muremure nkuko mubibona, ndi kumwe n'abantu turi kumwe hano mu kiganiro. Jewe uri kumwe namwe nitwa Rupia Fidel, irindi ni Muhasha. Hanyuma ndi kumwe n'abatumirwa turi kumwe hano uyu munsi, ndagira ngo batangire batwibwira kugira ngo ikiganiro tuze kucinjiramo abo turi kumwe mubazi. Reka dutangire n'uyu nyegereye wambaye ishati y'ikirepe n'isapu y'umukara. Witwa nde cyangwa bakwita nde? Nitwa Ruganzu Ibere Merci. Niko witwa? Niko nitwa, ariko bakanyita Merci. Bakakwita Merci. Merci beaucoup. Uko byumva. Nase birakureba. Abantu bakuzi kuki? Merci Ruganzu yakoze iki? Abantu bo kumenya banyuze mu ihe domaine. Domaine ivuga butumwa, biciye mu ndirimbo, biciye mu ijambo, kubera ko twarahamagawe kandi twaratumwe. Uramuvuga butumwa? Ni ukuri. Watumwe nande? Natumwe n'uwande. Okay. Urakoze cyane Ruganzu, nkuko witwa, hanyuma bakakwita Merci. Uko bakwita se urakwishimira cyangwa barabikwita ariko wowe utabikunze? Izina ni rugukujije ndabikunda. Merci n'izina ryiza. Urabikunda cyane ko ari impamvu yatumye ngitwa. Ni impamvu yatumye ugitwa. Okay, iyo mpamvu uraza kuitubwira cyangwa se uitubwire none? Cyangwa ndege no kuzaza kubibabwira. Birakureba, nta kibazo, ushaka kwireke iyo ni yawe. Hanyuma uyu mugabo wundi se ko dukanga. Twana ba umusirikare. Ngenda muzi. Ntabwo ndi abasirikare bafite aho bari. Tukomeze. Sawa. Uyu mugabo wundi w'ubwanwa bwinshi, ndabona butangiye kuzamo n'imvi. Niba bafite icyapfana n'abanangare, bafite icyapfana n'abantu ba FC simbizi. Witwa nde papa? Ngahe ibwira abadukurikiye. Se ko afite isoni. Ku mazina nitwa Kiruhura Mazimpaka. Kiruhura Mazimpaka. Yego. Aya mazina ni meza. Kiruhura ni ukuvuga ngo abantu iyo bakugezeho bananiwe bararuhuka. Ariko afite iryo zina ririmo amatiku. Oya yabanza witwa Mazimpaka. Twaguhaye umwanya wo kwivuga. Uko biri kose wanyakiriye. Ariko si wowe turiho. Tugeze kuri Mazimpaka. Hari izina ryanje. Turi ku izina rya Mazimpaka. Merci. Ni nka kwa kundi ura n'umuntu akaguha bombo ko bari ngo Merci ukigendera. Tugeze kuri Kiruhura. Ariko nubwo wa hostinze ikiganiro kandi pe ni byiza ukomerezaho. Uze kutubwira no kwizina ryitwa Bucukundi. Bucukundi mu yandi magambo ntabwo abantu babisobanurwa ngo bamenye icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo Bucukundi ni izina rifite ubusobanuro bukomeye. Mu yandi magambo mu Kinyarwanda Bucukundi ni bucana yandi. Uko bwakeye uyu munsi. Mu yandi magambo witwa bucana. Mu yandi magambo nitwa bucana yandi. Uko bwakeye none siko buzakejo. Izina rya sogokuru. Ndamusuhuje aho ari. Sogokuru yego Rupia Bucukundi. Pahoro. Pahoro na sogokuru yitwa Pahoro. Niyo mazina yiwe. Hanyuma twari tukiri kuri Mazimpaka,
aratubwiye ko yitwa Mazimpaka Kiruhura. Izina ryo riteye impaka. Oya ye ntago uri kumva wewe. Mazimpaka no kuvuga ngo abantu iyo bageze imbere yiwe hariho impaka. Hariho kutumvira zirashira. Arazimara ahita zimara. Nukuvuga ngo nta mpaka zihari. Izina ritandukanye na Merci. Nta mpaka ahari. Nyuma ya Merci takindi. Impaka zirangiye ntiwashira. Nyuma ya Merci takindi kintu. impaka tizizashira muri inosi. Ariko iyo zigeze iwiwe zihita zishira. Sawa komeza. Bakimubona gusa. Reka bucana akomeze. Bakimubona gusa impaka zihita zishira. Ufite amazina meza papa. Kora. Yego. Oya si wowe. Sime isiga. Reka nawe ajya Ruganzu bisobanukira Ruganzu n'umwami. Ngaho rivuge. Ivuge neza tuguhaye andi mahirwe. Ivuge nkabujya kwimva. Ruganzu niki? Ruganzu niki wabyivugiye? Nzi gusa ko hari umwami wo mu Rwanda witwaga Ruganzu. Njye ntabwo nitwa Ruganzu. Nitwa Ruganza. Ruganza. Kuganza nako gani ikindi kintu. None ngadusobanura kuganza n'uburote. Nukwiga nukuganza. Wanesha, waganza, nukudomina mu rundi rurimi. Okay. Wanatudominye. No watudominye. Neza turabivuga. None ko ari kutubyiga. Hanyuma abantu mudukurikiye aba bagabo ariko papa mbabare sinkuvangira. Ntabwo yaramara kuvuga amazina yanjye nazinze hano kuri gahunda yo kwa Yomba. Tuziranye na Yomba. Yomba ni iryo zina Yomba. Ibiryo ni iryo zina Yomba mu yandi magambo ni Muyomba. Arahantu. Kuri sobanura kandi uri kumubaza. Ndarisobanura ndarizi. Sije wabakiriye. Shobora no kubakurura. Nuwangu iryo zina Yomba. Izina Yomba. Arahantu yabaye abo muntu mwiza abanyirarume w'abantu bose bari muri quartier. Abana bamuhura nawe bakamubonamo nyirarume bose. Kubera ukuntu yarabanye nabo neza. Ndi nyokoro. Nawe ari ni nyokoro. Nabona abana ariko ndamu. Kandi wavuze ngo waje kwa Yomba. Wabivuze ntiwabivuze. Chena ngira ngo Yomba nikibi. Waje uje kwana. Kwa Yomba mwari muri sizi. Kwa nyokoromere. Uri kwa nyokoromere. Nuje kugenda araguhinga. Ni witwara neza. Arayimpa mu nkoko. Utaguma kunganza. Hanyuma rero turi mu kiganiro, iki kiganiro kiragenda n'utuntu n'utundi. Turagenda tugaruka ku bintu bitandukanye bibaho ariko kandi harimo inyigisho nubwo ari utuntu n'utundi ntabwo ari kuvuga ngo turapfa kugenda gusa kiyolela. Mbere yuko wenda tuza gukomeza reka Ruganza narimenyereye Ruganza Merci yabaye Ruganzu ari kugenda hindagurika bitewe n'inani na GPS kugenda hindagurika turaza kurangiza yitwa sinzi turaje kubimenya abonye ko witwaga bucana yandi GPS yo kwa Yombi ikorekana bucana. Hanyuma rero nagira ngo dukomeze Bwana Ruganzu. Ndabizi ko uri umupapa urubatse ufite abana ufite umugore kandi mwiza ukunda. Bibaye ngombwa ko ibintu bihinduka ariko ntibihinduke nabi bigahinduka neza ni kwa mufano. Ni kwa mufano bihinduka neza gute? Harya umugore wawe yitwa nde? Kamariza Louise. Bibaye ngombwa ko Kamariza Louise so wemera wawe yitwa nde? Banzure kurambazaga n'ibindi tugeraho. Ngihasha. Nihasha niryo zina ababyeyi bamuse. Niryo yiswe na n'Imana. Apana n'umwuka. Aya ntuvuge. Hanyuma iki uratuma mpoteye ku kibazo narigiye kukubaza. Bibaye ngombwa ko wongera gushaka cyangwa se gushitsa. Wose ugashaka Kamariza Louise. Kurabona ukongera kumushaka 100%. Bisobanure. Kubera ko mukunda. Nibiki wamukundiye? Ibyo namukundiye nuko ari ovete turaba Kristo. Imana yaransinziriye n'urubavu rwanjye. Ikintu tutakuyambura n'urubavu rwanjye. Mukunda kubera ko ari we
nahisemo Imana yamitiyemo nta wundi rero nongeye guhitamo uriya niwe wakongera guhitamo urabihamanye n'umutima wanjye wose social media ibyumva channel ya Yomba ibyumva ya Tarama byose n'ibindi no kuri channel yanjye yewe na Murenge Today nasubira gutora uriya mugore urashaka kumutora wenda ushobora kuba wambashije icyo kintu ufite ikindi gisubizo kuri wowe utohitamo wawe icanje ndaza kukikubwira ariko turacyari kuri ico cyawe Mazimpa uremeranya nawe ndemezanya nawe ko wabanza kumureba mu maso shingiye yanganjije kera yanganjije yarakubyiga wotora wawe kera yandominye shingiye kuzo yaravuze shingiye nanje kubyo ukuntu mfasha umugore wanje n'ukuntu mukunda n'ukuntu namukunze n'icanteye kumushaka nakwemezanya nawe umuntu umugabo atangiza ikibazo cy'abagore nkaho wenda afite igisubizo ikindi gisubizo cyihariye ibyo ni ibyanyu mwamukeka ni ibyanyu muketse njyewe muratuma ntanababwira nuko njyewe naza mbyumva okay twikomereze hanyuma Ruganzu tukuzi umuririmbyi wanabivuze ko umuvugabutumwa ngo wahawe kuririmba kubwiriza n'ibindi bitandukanye ngira ngo ni ibyo ngibyo hanyuma muri uyu muhamagaro byakujemo gute kugira ngo utangire kuririmba nakubonye kuva kera nkumenye wararirimbaga wandika indirimbo kugeza n'uyu munsi uracyakomeje byatangiye gute byakujemo gute wumva bikurimo cyangwa ni ibintu washizwemo kubera ko kubona abandi bakubanjirije baririmba nawe bikuzamo urakoze wajije ikibazo cyiza bino bintu njyewe ngenda indirimbo ni ukuri wenda ikimenyetso ni ukwerekana ikimenyimenyi umugani w'ururimi rw'iwacu ubuzima umwanya wose mba ndi gukora record hari igihe nicara nka kwa kundi twicaye hano njya numva buri gihe indirimbije nkoritse telefone yanjye yaruzuye ama record ngenda nkora indirimbo ntoya n'Imana yabihisemo ariko namenye bino bintu narabikundaga ubu ngubu sinovuga ko ntakibikunda imbaraga zoba zinanirana ariko ndacyazifite ejo wabonye ura musaza mu gitaramo mu kiganiro cy'ubushize niwe navugaga nabwiraga harera ura musaza w'inyamata se waba Muhire Pastor Muhire muri Zion ejo ukuntu yaririmbye azamura amateraniro angana kuriye nti byagukozeho cyane ko dufite umwanya tutari gukoresha kandi tuzabazwa uriya afite ibyiwe yatumwe dukora ibyacu ngiye navutse simbizi uko byagenze ariko ntangira kujya gukunda bino bintu najyaga mperekeza abantu bakuru kujya muri korali kugeza igihe njya nibuka rimwe twarageze mu Rwanda tuvuye muri Kongo navuye muri Kongo naratangiye kuririmba ariko nkiri mu mwijima impano itaragaragara ariko mbikunda ngeze mu Rwanda njya muri ADPR muri École de Dimanche ndayiyobora ndibuka rimwe twigeze guhimba indirimbo n'abandi bana tuyihimba ariko ntiyaba mwafonze turahindura Zawadi igeze guhimba indirimbo muri umuntu wa Zawadi umutoya bucura mwabo yigeze guhimba ngo Zawadi ninde Zawadi Rureshi uramuzi umucuranzi ngo tuzagenda mu ijuru mufata melodie zikututaka na iwe nanjye nuko nakoze nama mpindura melodie y'abandi mfata amagambo yanjye ariko iyo ndirimbo iraririmbwa muri aho ngaho twari dutuye muri ADPR ku Gisenyi noneho njya muri Methodiste bagirira korali ebyiri korali y'igitaramo impuzamatorero bakagira na korali y'urusengero noneho abatipe b'inshuti yanjye Pasteur Rubibi n'undi mutipe witwa Fidel Kamatari
n'abandi bashiki bacu barimo ba Jeannette, ba Nicole, ba Chantal, ba Nkamiye, banje banga ko ndirimba ngo nta pantaro mfite. none urayifite. Noneho ikintu kuraseka wari waseka kubera nukuri kose ukuntu nakundaga kuririmba na n'ubu ndabikunda. Ipataro bavugaga ni ipataro bene iyi ngiyi nambaye cyangwa niyo mu mwuga? Nambaraga ikabutura mu mubiri, nta pantaro. Ubwo navuye ku ishuri repetition, urumva repetition imenya yarabaga nko kuwa kane cyangwa kuwa kabiri, mva ku ishuri nambaye kaki, za kabutura twambaraga zigiye gusa n'ipantaro nambaye ariko z'amakabutura. Mitira kuri korali, ngo ngere kuri korali baramwira ati ntabwo twaririmba kugira wambara ikabutura. Kandi harimo abakobwa bambaye amakanzu y'ishuri nabo. Wari kugaragaza ubwana? Nari umwana ariko mbarusha kuririmba presque. Ndumva warangiye kuririmba Alex, witwa Pasteur Rubibi na Alex Bimira n'abari bakonditeri. Noneho Rubibi w'Ibuganda, Rubibi Pasteur Misugi kuriya Rubibi ntankore. Noneho ngo mare reka tagutera ndagenda njya kugura ni umushumba hari yokohereza ibaruwa hano bakagutenga nuvuga ngo ibyo yagukorera. Ni umushumba kandi abashumba bose barakorana. Kabanyina. Noneho ndagenda gambwira mama ati nshaka ipantaro. Ndabyibuka mu 1998 mama ngurira ipantaro y'icupa imfashi itarimo stretch. Kugira ngo nyikuremo byasabaga abagabo, basabaga gukurura. Jambo nariza abahungu bambara bikigiye baka. Izo ziba zifite stretch. N'udukabuco Izo zirakwira dukura zigakwira. N'izindi zurakurura ikanga kuvamo. Inkweto banguriye nabwo iyo pantaro ni ubuhamya bukomeye. Warumbajije ikibazo mu by'ukuri kugeza igihe naje kubigira umutwaro. Njye nibuka igihe wowe tumenyanye wancuranga indirimbo nyinshi mu diskete. Hariya uko biri kose wabonaga biriya bintu ko byari ibintu nabagamo ku buryo no muri douche nicaraga ndibuka indirimbo ivuga ngo tuzavuga ururimi rumwe mu ijuru, inyamaswa, ihene n'intama, tuzavuga ururimi rumwe. Iyo ndirimbo nayihimbiye muri douche. Iyo ndirimbo iraza ngo imare kuza nari ndi kwiyuhagira ngombe muri douche ndagenda nkora muri douche mu nzu ngenda nkora record ndayidevelopa indirimbo iraba tuyisohora muri album ya korali. N'izindi tagiye turirimba ariko si ugushidikanya mu by'ukuri n'umuhamagaro ndashidikanywaho mu by'ukuri. Hari abakristo bari mu nsengero batazi impano bagira kandi kutamenya impano yawe rero twabitubwirije kutamenya impano yawe biragoye ko uyikoresha utayizi. Nokora ibindi njya mbona no bapasteri no umuvugabutumwa ariko impano ya mbere ngira inzi izindi zo kuyongeraho. Iya mbere ni impano yo kuririmba. Naririmbira mu bantu nakwiririmbira mu muhanda nicyo bintu bimbuza amahoro mu buzima. Kuririmba bimbuza amahoro vraiment. Shobora kumva ijwi ndi mu nama, indirimbo ishobora kuza turi mu bukwe, ntabona wenda nicaye hagati ntabona uko nsohoka gukora record, haba none arwara umushiha w'umujinya. Bakuzi kuvuga ngo ufite akamelodi keza kaje nyuma y'isaha ukakabura ukakibagirwa. Kera amatelefone ataraza tutarafata amatelefone recording, indirimbo yaraza ukarwara no kwiboroka mu mutwe. Si kubera ikabubwo abantu tutakikibuka. Okay, undeye kukubaza ikindi kibazo mbere yuko tuza kuja kuri Mazimpaka. Impano yawe ikoresha neza? Impano yanjye ntabwo nyikoresha neza. Kubera iki? Ko wagira ngo nico washakaga. Nyine dusobanurire abantu baragukurikiye. None se nje ndakubajije tubwire kubera iki narifite uburenganzira iyo wawe impano hano turi imbere y'Imana. muri studio
turi imbere y'Imana. Apana kuza ngo nuko musigaye mugenda amazu y'abandi mukayahindura makanisa. Amakanisa nago ari gupfa gufungura unyine. Hano turi muri studio. Turi muri studio ya Tarama TV, turi muri studio ya Yombo. Turi mu ikanisa ari umusaraba uhabona mu. Jewe ndi imbere y'Imana. Ndasubiza nk'umuntu uri imbere y'Imana. Tubwire impano yanjye nosubiza ibisubizo bibiri. Nuvuga ngo nyikoresha neza. Bitewe nuko mbanye n'Imana, we no gusubiza ibyo ushaka. Ariko noba mbesha. Ariko ndacyafite amahirwe yo kwikoresha neza. Sinyikoresha neza. Izi mbogamizi ufite zituma imbogamizi tuma ntayikoresha neza. Ni njyewe. Sinakubwishize ko mfite inama nanjye. Iyi nama izaba ryari uhora uvuga buri Yomba azakora afishe. Nukuri mbogamizi. Ikibazo ni afishe. Hare nukureka nkubwiza ukuri. Ikibazo ni afishe utegereza. Ukuri iyo tuganira hari abantu turi kwigisha. Abantu turi kwigisha. Yes. Niba ngombwa turasangira. Hari abana bari kubisiruka. Niba ngombwa turasangira. Kugira ikintu kimwe kibaho. Ese hari nkubaze muri abacuranzi mwembi. Birakwiye ko njyewe Merci nohagarara kuri piano nzi ko harira cyangwa Yomba hari. Ngacuranga nabi. Je nogira complex. Birakwiye se kandi ko kwihagurutsa atakubwiye. Ari hejuru yawe ushatse kuvuga iki? Aguhagaze hejuru. Aguhagaze hejuru. Akurusha. Akurusha. Uvuga ibyo wumvise. Nyine nagize ni nkaho waruvuze ngo agufatiyeho nk'icuma cyangwa ibyo ngibyo waruvuze biterwa n'umuntu. Hari abaririmbyi baza bafata mikoro kumva atoyirekura nubwo habona siniya wiwe umurusha. Hari abacuranzi bazafata piano ukagira ngo bayimusoneyeho. Biterwa n'umuntu uri kuri ya piano. Ikindi biterwa na maturité umuntu afite. Umucuranzi nyawo buriya kera bacaga umugani bakavuga ngo abasirikare ntibaza barangama nka bakaderi. Bakaderi babazi? Ndabazi. Bakaderi Yomba ntabazi. Arabazi tiyowe. Bakaderi nibo baza barangama. Kubwamo buto. Biterwa nimba umuntu uri kuri piano ari kaderi nawe urabyumva. Kaderi ubisobanura wenda atazagira umuntu. Kaderi bagende nabo bazakore ushakashatsi. Kaderi izo nivugo ziwacu si escort ntabwo ari escort. Kaderi nabandi babandi batwazaga abasoda imizigo. Ariko babaga ari abasoda. Niba abandi oya ntago babaga ari abasirikare. Kaderi ni umusoda wabaye. Kaderi si umusikoti. Uziko wasaze. Uyu ugenda afashe inkozo muri Kongo kujya bagaza abanyagikoko muri Kongo. Bakaderi bazaga mu muhana bagapia inkoko. Ni hene. N'abasoda bakaderi. Urishuba ko bari bakaderi ari abasirikare. N'aba escort ahubwo. Muzatubwire muri commentaire nimba bakaderi ari abasirikare. Bakaderi n'abasirikare b'abasikoti. Bakaderi bamugane babona atari abasirikare. Bakaderi harera aturusha imyaka. Ntabwo ndiye imaze mu gisoda. Sinzi. Tiyayimaze mu gisoda. Kaderi je ukonzi kaderi. Habaga ari umusirikare. Hanyuma agafata nk'isapu yiwe. Akayihereza umusivile babandi bagenda kurumva umusirikari wa kera yari yubashwe kera kugira ngo muzabone kubwamo buto kugira ngo muzabone lieutenant cyari uzaza kavuga ngo wajida yaje najida ngiye narinzi ko ari nkika cyumva ko ari ofite nukuvuga ngo umusirikari yarazaga akagira bakaderi bo kugenda bafata inkoko timubize neza ko ari bo bagendaga bafata inkoko ntago babaga ari abasirikare. Warasaze n'abagazoti babo. Abagaza bikorera imizigo twebwe basevere. Ushatse kubona natwe bakaderi. Reka nkubwire nawe hari aho wageraga kubera wikoreye cyane. Kubera wajanye nabo bakaguhereza promotion kwa bakaderi. Bakaguha ugafata umuntu. Uko umusodo. None se wewe oge kunyaga inkoko. Kubwiye ngo bakaderi babaga bambaye teni. Yego. Nimbunde. Sinemeye. Muzotubwire nimba bakaderi babaga bambaye teni. Jebo bakaderi bazaga bagera iwacu. Hargi wanyu ni. Kugatongo naringe kwa. Ntago bishoboka bakaderi bagaza bagera. Inyuma y'wabo ni igihuru. Inyuma y'wabo ni igihuru. Ingoma yigeze kuvanga iwabo wa mima ngo ntiyagira inyuma ya imusika. Uzamva mu ma interview na ma intervention za Maître Moise Nyarugabo. Umugabo ukamiye ubwoko, umugabo numva avuga ku Gatongo. Cyangwa ntuzumukurikira. Aho na ahantu ni muhurutse. Agatongo babaga bahurutse kibira.
uri muzima ariko none se aho bahurutse ikibira baza bahita kugaturira apana ko bahareraho unyuze mu muco hagati wese muco hagati ushize hari umuntu wambaje ngo se ngunzi muco hagati iwanyu ni hehe no mu Kanogo ni ukuvuga ngo mu Kanogo iyo uvuye mu Kanogo uzuza hano mu Ngoma wava mu Ngoma ukijira dukomero nkatunga utwo dukomero two nashaka nje navuga ibyonzi iwabo ni mu Gihuru none se hari ahantu hatabaga komero iwanyu ujya za Nyarubira zaba okay reka nkwemerera iwacu reka nkwemerera ni mu Gihuru ndobo si iwanyu reka indobo iba nko hirya hari wivuga gutyo hirya iwanyu none se hirya yawe sa hirya yanje na je ko ndakubwira wakwemeye ukareka ku gatongo tudaboro mu mateka hari abantu baguye ku gatongo ndibuze ukurikira interview za Maître Moise Nyundo iwanyu ntawo hakanye akunda kuhavuga iwanyu habaho ni wewe waruhambajije sinari mpa oya nakubwiye ko iwanyu tihoreka kubagaho sindi igiti none ni gute uvuga ngo Kaderi ngo umuntu bikoresha imizigo Kaderi ni wagendaga Kaderi ntabwo yabaga ari umusore reka nkubwire kayabaga none se reka tugende gahoro kubwire kayabaga hafi iwanyu kaya kanihura urayizi ndayizi kukanihura ni hafi no ni hamwe no mu mikarati ni hakurya ni gute utazi ni mukamo ni hafi yo mukamombo hafi no mukamombo no mukarumye none ni gute utazi sawa hose ni enewe imwe je wambesha mu minembwe ariko ntwambeshe muco hagati narakoreye okay nta kibazo n'ubundi nejo bundi bavuze ko ari huri sinakanye bavuze ko ari huri navuze ko mpazi kukanihura ndahazi no mwikanagiyeyo nona sisi bamaze guhunga wari Kaderi gaho nirirwaga nzungurwa wabaye Kaderi kwa mu butu bari barahunze no kuvuga ngo kubera ikibazo bavuga ngo nanigize nkubwire kubera ikibazo bavuga ngo Kaderi ni uzuranga amakuru tumusoda reka nkubwire tugende kuri iyo Kaderi ni uzuranga umusikoti ni uzuranga amakuru utasebuje ariko si mu Kinyarwanda cya none umusikoti niwe uzuranga amakuru utasebuje dupinge hano bazotubwira muri commentaire mushire hano oya dufite mazi mpaka ramara ziro mpaka oya yarakiri mutoya nawe wari ukiri mutoya nari muto ariko Kaderi uwo turusha ko niwe bagaza bashira imbere Kaderi ni umusirikare akagenda afata abantu bande bazaga mushira imbere afande bajita okay turapinze nubwo mwanze dupingiye iki hari dupingira iki ake twumvikane dupingira iki hano kuja mukamanyura ganjewe ni homba abonye yaratabaye se ibyo zo gutabara n'ibindi ushobora gutabara mu bundi buryo ariko muje mukamanyura ni iwanje kuja mu wowe ndabizi kutoha kandagira kuja mu minembwe ahantu hagistaba nonanirwa kuhagera turahageraga iyi ni imyaka umwaka tugiye gushafashwe sindagera Kamanyura uhageze je akuzi ko no mutipe ashobora kuba ari kwirengagiza ibintazi na Kaderi arabizi tubireke Kaderi sumusoda aza civile pamba oyo ba salakanene complete kipe yawe okay twakomeje oya bazatubwira muri commentaire ariko njewe Kaderi nzi ko Kaderi ari umusirikare wo hasi urya bavuga ngo nimufate zino nkoko nimufate abantu bikorera imizigo kuko bagaza babitubwira nyine bakatubwira ngo ba Kaderi ngo baje ngo batwikoreza imizigo na nyuma yaho bagaza batwikoreza imizigo kambabwire nje nabayeho Kaderi baba bafite uburenganzira bwo kuzifata nabayeho Kaderi ge Charles ariko suko nari nitwa nigeze kuzana n'abasoda ukora mu isoko hanza wumve nibyo ndi gusobanura nigeze kumanukana n'abasoda ge Charles 99 ndangize tuvuye mu minembwe tukirenga gutya twinjiye hariya mu bisambu byo mu Mikenge bari abasoda babibere natwe turi abasivile babiri njewe n'undi muhungu bahita batubwira ngo basha umwe jewe bampaye ikoti y'umusirikare kandi nawe ntabwo yari umuafande yari umusirikare usanzwe yaravuye mu kibaragi y'Ubuvira ari Kaderi ngo arangize n'ubu bari babiri ngo arangize bampa ikoti uwacu bamuhereza nimba ari ingofero bahita baduha n'imbunda zabo barangize aratubwira ngo mushaka abantu mufata abantu mwikoreza imizigo amashakoshi yanyu turagenda ngo tugerano tubona abantu bamwe timuvuga bo ntavuze turabafata
yo Banza bo mu imbunda atazi kwirasa bien nayitanze ari uko tugeze haruguru yo kuri Gafinda ngo ninde utazi ko bari bakwikoreje oya nti bari banyikoreje twari turi kumwe nabo twari tuziranye ni ukuvuga ngo jewe nari ngiye i Bukavu kwishuri umuntu umugabo bari bagugize bari tuziranye ni ukuvuga ngo wafashwe na bakaderi oya sibyo bakwikoreza imbunda kugira ngo ugende uhentimida abantu ariko batwaye nyine ndashatse kubasobanurira bakaderi ko baba barimeze nje ko navuze ko nari nabaye kaderi hari igihe cyari CD epoke ya Mobutu yari yaravuyeho ngo barangize ni umuntu twari tuziranye no mu rugo ayi wari umusirikare mukecuru aramubwira ngo nguyu umwana wanje uzomunjanira umugezi buvira kwa runaka we wari kuriye anza bitonde yari kuriye ya bakaderi umurwayi nukuvuga ngo mu kingo cy'inkoko mu kingo cyazako ko bakaderi bafata batwaye umuzi kuba nari ntwaye kira gikoresho buriya bivuze ko none umusirikare abaza bambona mfite imbunda baza bagira ngo umusoda zanibuka ko twaraye kwa basami mu gitasha sami uramufata uyu nzi namufashe bwarakeye mu gitondo amufata gakurutu abafandega baracajyana fata gakurutu bakaza bakama bashira mu gakurutu kanje bakabashira kaderi uje kuvuguza amata umwe yarengukiye kaderi yavuguje umukozi w'abasirikare urumva nuko bakaderi babaga bameze mwebwe muzamubwira ngo barabasoda ariko nti barabasoda uzi cyo wari cyo tubwire bakaderi cyo wari cyo muri gisirikare oya nge nakozeho igisirikare gake terme icyo wari cyo wari odari kera amafuti bari bakugize odari wari wabaye odari ushinzwe amata sese odari no guteka none warazanye amata ngo yagire gute kuvuga ngo nari aba S4 oya kandi umukuru wanyu yari yajida none se nari aba S4 rero gushaka ibiryo nari aba ukwibi byose no gutsimbarara ku ijambo kaderi sinemeye kaderi ntago ari umusoda hanyuma dukomeze tuve kuri kaderi muzatubwire bana bagabo ni batsindwa muzongurira inkoko kandi apana inkoko ya tuzaguha amata ko ni wari ugiye gufata ko basama turi umugabo gaho kukugira tuzogaga kuri tukamata uwo gura inkoko amata uzompa ya kivuguto amacunda uwo yakura wewe orenga Gafinda meje undi namaze ndasigisabo niki hanyuma twagiye tuje kuri Mazimpaka hagati aho ngaho ndaza kuvuga ibindi bintu nyuma maze kumubaza ikibazo Mazimpaka tukubona uri gucuranga tukakubona uri mu live tukakubona uri kuri YouTube uri mu YouTuber no gufotora tukakubona uri gufotora ibyo bintu byose gucuranga gufotora live streaming videography mu makwe bikintu nk'ibyo ibyo bintu byakujemo gute kugira ngo ubihuze ubimanaginga gute urakoze ku kibazo ibyo bintu kugira ngo mbimanaginge ni ifaranga aho ni ifaranga atari ifaranga sinobishobora ufite ifaranga gufoto ntazo mfite kirizi iranyishe gufotora nja gufotora ariko banyishuye ceremony yari yose ngiye gufotora baranyishura ubwo ngubwo ngafata time y'abamukiriya banyishuye nkaje kumufotora ni ukuvuga ngo papa ushobora gufotora ahariho hose ku isi ahariho hose hashoboka aho nagera ni ukuvuga ngo ejo ngukeneye swate nk'i Kigali Nyamata Bukavu Nairobi wakora nahita ntega nkaza courage yego gucuranga nagiye mu materaniro nibwo ncuranga atari materaniro ntago gukeneye cyangwa turi hano muri studio unkeneye nyine wakwishura umwanya wanje atari mu materaniro unkeneye ku ruhande kuja gucuranga ku ruhande n'umuhungu urasuzugura wavuze ngo sorry basi uno mugabo bari mu kuvuga ko ndabona ko tuza kuva muri studio watanze kabindi k'inzoga turaba Kristo nakamande inzoga ntago biba bivuze ngo sorry papa reka twumvikane ugiye kuyamamaza kandi narimbajije
iyo uhera kuri iyo nzoga ntibari kuba uvuze uri kuvuga Primus mu izina uyamamaze nari mvuze ngo n'umugabo ariko nacyo ni igikorwa bari mu cy'ukeneye kuvuga ko kwamamaza cyane bari mu kuvuga ko kwamamaza inzoga sibyo navuze twamamaza ibyo akora bari mu kuvuga ko ari uwo kwabayuta ku bintu bijyanye no gukunda ifaranga none ni ukuvuga ngo uwo gukenera nko kuvuga ngo muri practice cyangwa se bibaye ngombwa ko tujya kuririmba ahantu iyo wavuze ngo mu nsengero mu bukwe barakwishura mu bukwe ni ukwishura si amateraniro yes hanyuma warutubwiye yuko amafaranga ari yagufasha kubikora wumva bikurimo hari ikintu umuntu akora ukagikora kubera circumstance kubera kuko ari akazi hari akazi kamwe umuntu aza akora atakishimiye ariko hakaba kandi kazi ukora ukumva kakurimo niyo hatari akazi ukumva wakwihugura ugashaka tutorial kuri YouTube ukavuga kereka ndebe uko bakora iki kintu nza mbona bafata umuntu bakamugira ngo babiri nguko kuyu mugabo ukamuhindura ngo babiri cyangwa se njewe wumva bikurimo wumva ubikore ubyishimiye cyangwa se ubikora gusa kubera ko ari akazi kakugaburira ubundi ibintu byinshi ntabwo nabyize ibintu bya social media cyangwa se ibi bya studio nagiye niga bimwe by'ibanze nka piano yo ni wowe muntu wa mbere nabonye uri gucuranga piano niharera buriya nabonye wa mbere ucuranga piano niyo muntu twabanye mbona karacuranga piano kandi wari uyikunda hatarimo diskete agacuranga kabyina nagazambyina ico gikomeye nari meze nabi nagazambyina nkirengeza nkagera nkaha ngakunda igoma ngakunda senti nanatanka irota nayigeraho ikangana gutya ikakunanira oya nagaza nigeraho nkabona yabaye nini intoki zikaba ngufi nuko niwe wa mbere nabonye wanyeretse piano kareba haha icuranga piano ubundi ntabwo nize piano ndabihamye nje sinize piano ahantu nize piano ni kuri harera ndi kumureba akanyinginga ngo nincurangire abana kanga kubera nyine gutinya kera yarahatangira kwibona ko agiye gucuranga oya kubera gutinya nyine ko naje gucuranga nabi ahari ariko adahari wo curanga adahari no curanga ibyo bibaho ni wowe yatinya nuko najyana se bamubwira ngo nahaguruka acurange akambwira ngo haguruka ucurangire ngo abagore ngo haguruka ucurangira abana ngatinya kubera ko noja kuvuza nabi nuko ariko ubundi iyo mbikora numva nahagarara bukira bugaca kubera oya akaza kariko kose iyo ndi kuri kamera ndi gukora nka live streaming cyangwa iyo ndi gufotora mbyiyumvamo n'uyu munsi niko kazi numva kanoroheye kumanaginga no kugakora binoroheye ndafitemo complexe iyo ari yo yose ese papa mumbaza kandi kabazo mujye munezerwa iyo muri gucuranga entre tubaze ko turaganira turi kuri kamera hari ibyo twigisha n'abandi bantu mujye munezerwa abacuranga reka mbanza subize iyo ucurangira abantu bari mu mwuka ugacurangira abantu baba baririmba neza nta kuntu wareka kunezerwa ariko nubwo uri gucuranga neza gute umara ugacurangira abantu batari mu mwuka kandi baba baririmba nabi uzawumva wurira uzuba ati nta kuntu boba nk'abahagarika gatoya musohoke muri makitwa tunezerwa uko avuze niko nawe jewe ko biba bimeze iyo nza kunezerwa neza ndi gucuranga cyane cyane nk'indirimbo z'abaririmbyi bana ziraza abantu bose cyangwa igisirimba iyo ari mu gisirimba baha babyina ikinimba cyangwa iyo abaririmbyi baba baririmba neza baba baramya cyangwa bahimbaza iyo bahaye babikora neza ukabona bo iyo mbonye banezerewe je bita mbatambuka nkanezewe ngaja hejuru amen uzunezerwa ariko iyo bahaye baririmba ibu bwabo ukabona kondigiteri karabanza gahindukira nikorari
nimugire gutya hari ukuntu babikora hakurya nyine muza mubikora kwa kundi uzubigenza jewe mba natakaye simba nkiri mu materaniro nza numva ngo uwo myutinga nka piano bivuze ngo abakonditeri nimufasha abacuranzi kunezerwa bigatuma dukomeze kuki muza musohoka mu materaniro bivana n'umuntu ko ndakureba ariko ndi kuri kamera ko ndareba kuki bacuranzi mujya musohoka mu materaniro bivana n'umucuranzi jewe sinza nsohoka mu materaniro kuki mujya musohoka biterwa n'ikiba kikujanye hanze none se mu materaniro ndaga bari muri prison nejo mu gitaramo babuze umucuranzi sinari impare jewe nari impare baramuhamagaye baramubura none se nawe muzamujaye pastor ntaza sohoka kuri piano iyo batangiye kubigisha muri intro ya piano habamo akantu ko gusohoka nanje reka nkubaza iyo murangije wasubije iyo murangije ndagusubirisha ikindi kibazo iyo murangije kuririmba abaririmbyi nibo bazasohoka mbere niba n'abacuranzi bazabihangana abaririmbyi bazama basohoka bose cyakoze wenda igisubizo oya abaririmbyi tuba turi benshi ushobora gusohoka undi agasigara akora siko papa harera agira amananiza ufite kondigiteri kamera oya si konditeri yavuze abaririmbyi ushobora gusohoka undi agasigara akora ariko wowe wosohoka piano tukayizinga oya bivana n'impamvu yasohoye uratekereza ko umucuranzi tuvuge ni mu materaniro yinjiye 2:00 bararamya ahubwo muraza no kubagarukira niwe nta nabafite n'umusimbo cyakoze se nabo abacuranzi bakora mu rusengero badahembwa ni bande abarenze ndi duhembwa akanwa ko karavuga mwebwe ingororano kera ni hano banza wumve rero nkubwira impamvu baza basohoka nje ndabavugira ariko apana abandi ba exagera kagenda kamarisa ndashobora guhembwa ni kanisa gasohoka nyine banza wumve wa mucuranzi uba winjiye kuva 2:00 n'igice cyangwa 3:00 agacuranga izandirimbo zimwe ari bamwe makanisa nke bazabanza kuri imbizo mu gitabo n'izaho bagakurikizaho ngizo kuramya nizo guhimbaza zavaho hakaja amakorari zavaho hakaja abantu bagiye gushima umwe avuga ngo ndashima ukandi ndaririmba ukandi ndanabyina wa mucuranzi we utekereza ko atabavuye mu rugo ngo icyayi utekereza ko atabavuye mu rugo ngo yamazi muri abari prison abakane kuja kwa John ariko hari umwanya wo gusohoka bari kubwiriza kameme ushobora gusohoka none se ari usohoka ari uzohagarika isenta aba bacuranga ngo yamasohoka ari wari wabona oya akenshi murasohoka data wowe turi kumwe uyu nguyu afite amananiza mu kumva kandi azasohoka hari umupasiteri ugeze kutubwiriza muri 2008 muri Gisubizo i Bujumbura Bishop Masengo aratubwira ngo biragoye gukangura umuntu wisinzirije atari ko biroroshe gukangura umuntu wasinziriye muri iki kibazo wisinzirije oya hari ushobora kubuta gisohoka abacuranza kandi turi kubwira hari ababikora bawenda kubera ariko ari n'undi utekereza ko wa muntu atagomba kuja kwisohoka ko turabwira uri ibyo ubikora harubikora kubera ko atabizwiho mubwira uriya mucuranzi usohoka gusa ajamwe n'impamvu zidafatika umuntu yasohoka afite abaho yomba ureke kugeneralize oya tugiye ko atazasohoka we nanje warambonye sohoka maze no kwisazira uwabandi nshobora no kumara n'amezi 3 ndakoze kuri sente se kwisazira abandi bagiye baza nyuma yacu bifite imbaraga zo guhagarara imyaka Imana kubabarira umuntu asaza ari uko yapfuye impano niba bemera ko ari impano yawe tisaza kandi sinavuze ko none se ndakubaza urambwira ko umwanya nane Sertanda bitebetebe yahagarara nuwo Pasteur Michel yohagarara ingana reka tuvuge subiza reka ngiye kugusubiza tugiye kuvuga nk'abakristo yomba ndabaza harera insengero zose ziri Gisenyi abacuranzi barimo Gisenyi ni Goma abacuranzi barimo n'abanyeshuri baharera siko yego Imana ishimwe kuri iyo kuri cyo wakoze ariko ntiho bateguye mu by'Imana nta musimburo ubamo nukuvuga ngo insengero zindi zihari zishobora kuba zifite abacuranzi bari ku rwego rwo hasi bataragera ku rwego rushimishije hari insengero nyinshi zikeneye harera nukuvuga ngo harera arakenewe mu rusengero cyane ikibazo cyabaye nuko tudahuza imyumvire nuko umucuranzi egal amafaranga
kandi birashoboka ko urusengero yego motivation ni nziza kuko bagufata igihe cyose kandi iyo abantu byabaye itegeko ngo kuzaza ucuranga ndemera motivation nta mushahara wabona acha kuminimize iyo bikitu nta mushahara wabona ni motivation bagwa mu rusengero motivation ihabwa umuntu usanzwe ufite akandi kazi kubera kuko yakoze neza bakamumuti ugira kontra mwitorero abasingira kontra mwitorero ni motivation baguha ni umushahara ni motivation baguha umushahara baguha motivation uri muri audit reka nkubaze sije wazanye ijambo rivuga ngo mutana kuriaka mu kazi yake ki manja lote ikindi chongeo qui travaille qui travaille à l'église mange à l'église kandi hagaso akabindirimba izivuga ngo moto moyoni pia wapi kinywani hagaso akaba kandi kantu kavuga ngo hano mwisi tuzorya 100% mia kwa mia mwijuru n'ubugingo bw'iteka none watekereza ko iryo jana nzorya ryari sawa uri umushomeri rero kubera ko utari gukora wamushaka kujana muri ya mentalite muri ya myumvire yo kuvuga ngo ngomba gukora mu ikanisa ndahembwa si ushaka kujana none ubu ngubu aba pastor ntibaza bahembwa abapasiteri ni bazorekeka twese tureke guhembwa oya iyo ni sije yindi si we wayizanye twovugaho iminsi 2 washatse kuvuga yomba reka nkubaze papa apare yako kazi yakubajije iyo mirimo usanzwe ukora yomba n'umukozi mwiza reka mubakundishe n'umwana mwiza nta hende bicira akorera kuba yafata ubukwe akaguha album y'amafoto abikora neza pe kandi n'umwana ufite indero nari mfite ikibazo ndashaka kubaza yomba iyo ni imirimo nakwita nka profession ukora nk'umwuga ukora wa buri munsi hano mu rugo hari ikintu madamu wawe ashobora gutanga ubuhamya ati wenda umusingiriza niba kure niki mu rugo ukoza umwana ukora iki mu rugo imirimo ya hano mu rugo nkora sintekereza ko hari myinshi tekereza ko nshobora kubanza nkora imirimo 2 n'inkaye no mpagaze tuvuga uwo kuri gikomeza wo kurya reka nkureke ariko imirimo nkora hano nzafasha abana homework cyakabiri tukabasengesha tugiye kuryama mama wabo arakuriwe mama wabo ari ku kiriri bibaye ngombwa ko bari abana badufasha bo mu mago nubaha babana n'abana bacu igihe kirekire yego tugomba icubahiro abaye ngombwa ko yatashe yagiye iwabo wohera ku kihe kintu mu gikona nocumba umutsima mukawuriraho nocumba umutsima ko ucumba nocumba mu gihe atabashije n'abana badahari n'uriya mwana uzi udufasha imirimo mu rugo adahari nacumba umutsima nkawuzana ku meza ukawuzana n'imboga kubivuze boye nuko ndasanzwe mbikora iyo nika iba yanyu bonywesha amata nawe waramutse uboneka oya biterwa n'ubwiye kurya nimba adakeneye imboga ntuzana ntamboga nimba ari jewe ntuzana n'imboga n'amata n'urusenda kica ni igipfu n'urusenda ako wowe uje ukavuga ko ntamboga ukeneye jewe birashoboka guha wonyine tuje tuvugisha ukuri njyewe birashoboka ko nocumba ibyanje jenyine wenda n'umwana kandi kana kamwe cyangwa 2 kubera kuzinzi gucumba ibiryo binini uvuga ari umutsima munini sinawushobora aho imboga noziteka ariko nk'ahantu ho gushiramo umunyu uba mwinshi cyangwa ukaba muke umunyu kera nawe wamenye amazi n'amashu kera wamenye gucumba agatsima gatoya kagasha tiwabaye muri ghetto abagaza ucumba gato kagasha nagira muri ghetto mfite umukozi ariko hari ikintu kimwe iyo tuganira gutya tuba tubwira n'uriya muntu wowe dukurikira
wumva ko imirimo ari y'umugore birashoboka, ariko nta kintu nkunda nko koza abana banjye. N'ejo narabogeje, ejo wogeje abana nogeje abana n'ukuri. Nta kintu nkunda nko koza umwana ukamwoza. Hari ahantu abana batagera, ni batoya ntibaba baramenya ko umwana w'imyaka 9 atangiye kwiyoza, ariko rimwe rimucishamo kabikora. Rero ibindi hari utuntu ureba kuri YouTube ukaba woja mu gikoni, usibye ko ibyo ntarabikora, ndabiteganya kubatekera. Ariko ubiteganya habaye iki? ubu bushake ntiburaza. Ariko sinzi ko guteka, ndabyifuza gutekera abana, ariko hari ibyo ndazi. Tuzi guteka? Sinzi guteka ibyo abantu burya, ariko ibyanje no kwiyaranje. Wowe uri iki? ubwo niko ushoboye kwitekera byose, guhera ku bugari. Reka nkubaza, amashu amazi aja mu ryari? Guteka shu ushiramo amazi nyuma yo guteka, yo gukora isosi. Isosi ga n'amazi n'umwita. Umwita urahuze? Oya, isosi ni ibiru. Oya, isosi ni ukubaza. Isosi ni ensemble y'ibirungo bivanzemo n'amazi. Buretse kumvangira. Ubu bagezega ku cyuzi. Ngende tubwire, amazi yayanda akora umwita. Urabona ibishimbo babanza amazi agasha, amashu nayo bazabanza amazi agasha, bakabona kubanza amazi agasha, bazabanza gushiramo amazi agasha. Bagiye guteka ibishimbo karabaye. Oya, ibishimbo iyo system ni ibishimbo mu mazi. None ayo mazi ntaba yahiye. Oya, yatogota atatogota amazi. Ibishimbo habanzamo amazi, amashu amazi agenda mu ryari. Je ntekereza ko utekereza gute? Sinayitetse cyane muri ghetto, ariko uko ntekereza nzi ko shu baza bayiteka, ukayitegura, ukayiteka, ukayikaranga n'amavuta n'ibirungo byose bishoboka uyitekesha. Hanyuma wamara kubona ko yahuye na bya birungo, kuko gahaba arimo ibyo bita amasosi, ukaza kuza gushiramo amazi nyuma yo kongera isupu. Uko niko bizi? Uko avuze niko nje mbizi. Uko niko nje gusubiza nashaka. Nagiye guteka ishuri rimwe ndi Kigali, hari ukuntu nyine muri ghetto byagorana. Ndangije byangombwa ko niyambaza telefone, mpamagara madame ikibanza hagati y'amazi n'isosi. Isosi yose nari nzi n'ibirungo nka production, sinari nzi ahiziva y'amashu. Ubizi gute ko wahakanye igisubizo cya yombi? Abantu bateka gutandukanye. Jewe nzi ko nta mazi bazashira mu ishu. Ishu bwayo ibyara amazi. Icyo ngicyo nicyo gituma ya mazi yayo rero niko gasosi barekeramo. Nkeretse wenda hari igihe ari ukuntu bateka ishu bagashira, bakaba bakongeramo inyama, urayikaranga nkuko Mazimpaka yavuze. So tugiye mu mashu gute? twamubajije ibyo ashoboye mu rugo. Hari igihe bayiteka kuriye barangiza bagashiramo akanyama. Urumva ico gihe rero inyama n'ikirungo se? Oya, yavuze shu gusa n'isosi. Wavuze shu gusa. Bitegwa gusa nuko bayiteka. Hari abayiteka gusa y'amazi yayo yayivuyemo, akaba ari yaguma ari sauce, ugashiramo inyanya, ugashiramo biriya bindi, ariko ntushiremo amazi. Zaba bikeya. Ukeneye nk'isosi nyinshi. Ukeneye isosi nyinshi, ukeneye isosi nyinshi washiramo amazi, washizemo wamaze gushiramo n'ubunyobwa, woyashiramo. Ariko hari abenshi badashiramo amazi. Ubutaha tuzateka hurure. Tuzateke hurure uko bayiteka, kuko ngo bateka amazi agasha. Harya iwanyu gani abanzizi ubene. Bateka amazi agasha. Hurure no kuvuga ngo niyo wamaze gushiramo ifu, niyo umuriro wozima, hurure iba yahiye. Washizemo ifu hare bakuraho hurure ku. Ese hurure abadukurikira bose barayizi? Hurure ni ubugari ngirango. Ubugari bw'imyumbati. Babanza kujya y'amazi bashiramo yafu,
bakabona gukuraho bagashira ku ruhande bagacunga nanjye niko bamara bagasubizaho y'amazi yo wa muriro kandi umuriro dusubiraho nukuvuga ngo hurure iyo wamaze gushira mu ifu ukanyuzamo umwoko nka kabiri igisigaye bayicumbira hasi urayicumbira hasi no iba yahiye nukuvuga ngo hurure y'amazi yahiye sefini iyo imaze kwicumba urahakura ijana n'izemboga izarizo zose cyane akanyama cyane abasohoka akanyama ibishimbo ukuri umukunzi wawe yeme mureke dusoreze ahangaha turabashimiye ariko mbere yuko dusoza nagira ngo mbakangurire cyangwa se mbashishikarize uyu mugabo Mazimpaka apanuye Yomba TV Tarama TV ni umukameraman mwiza yego ni umufotogarafe mwiza hanyuma akora live nziza mu makwe mu kiriyo no mu anniversaire mu bride shower hajye niko baza babyita mu mafete ikintu cyose gikeneye kamera uyu mugabo abikora neza ntago turi kumushimagiza muzomuhamagare namwe mwirebere nimba mukeneye uri Rubavu ukabigoma ukabimusanze ukaba irusizi ni Bukavu ukaba hano muri Afrika hose ubu ngubu afite na passport kandi afite visa y'imyaka simbani bukani bari ngaho n'umukeneye isigaje 5 afite passport n'umukenera no hanze azogusangayo afite ibikoresho byiza bigezweho afite kamera nziza nka zine afite machine nziza afite ibikoresho byose nta gikoresho azaje gutira handi arihagije mugane wa yandirimbo ni yadahajya ngo Yesu arihagije kandi ari kwijije sinze nukuvuga ngo uyu mugabo muri iyo domaine arabishoboye pe rero nkuko mugenzi wanje yabivuze abakorera ku giciro cyiza ntabahenda arahenda mu mugane nimero ziwe murazibona ngiziriya hari kuri screen ko murazibona ngiziriya muzomuhamagare mu mwandikire hanyuma abakorere ibintu byiza amafoto meza kuyashira mu makadre n'ibindi ntagaruka kumwamamaza byatuzanya ngaha sinzi ukuntu binjemo kubera kuko nzikwaza akora neza hanyuma uyu mugabo nawe ni umuririmbyi mwiza aririmba neza azanezerwa akarira hajya uzita kurira oya no kunezerwa azanezerwa neza muzomuhamagara iwanyu mu gitaramo dusoje ikiganiro Mersata turirimbiyo araririmba rero agenda ataririmba hanyuma azanabwiriza neza no muvuga butumwa mwewe ikibazo ngo barabishura ndishura ndi mwembe mwitoro ndishura kumwaza ngo curanga no kwishura urishura studio hanyuma abikora neza nawe hanyuma rero muzamugane n'ibyo bintu hanyuma mwakoze kubana natwe mu kiganiro ariko mbere yuko tugenda uturirimbire gatoya ngo ninde wabasha kuruhuya umugambi w'Imana ninde wabazana yandirimbo wahimbye kera aracyazibuka story gero ninde wavumo Imana itavumye ninde waburiza mu mugambi w'Imana ninde watoteza ubwoko bwayo Faraho yajya kubimenya yari gucisha makakitonda Nebukadineza yajya kubimenya ntiyari guta ni ijambo ry'Imana amen arakantu kaba muri iyo ndirimbo naje gukunda aho buri harama mu ndirimbo igomba kuba ifite arrangement nziza nk'abacuranzi ntazazindi za Zawadi nuko Zawadi ni mwiza turamusuhuje hari akantu ariko na Mima ntiyoroshe Mima n'ugwembe ariko ndayishuri Zawadi yakuriye mu birenge bya Mima yaragendaga akaryama hariya Kimisagara akamajyama ngo amwigishe yogira arrangement mbi gutera kuri iruhande rwa engineer Mima mbanza turagusuhuje uri mu Bwongereza webale sebo komeza akantu wazo Zawadi twamusuhuza Zawadi Ruresha from USA we say hi Legalo. Hi tungurusumu
noneho ndasuza n'abandi bantu beza bazi gucuranga ba byinshi bazi gucuranga ba Mico ba Gilles ba n'abandi tutavuze ni benshi hari tipo muri Kenya yitwa nde muri Gisubizo Shalom na bibagiwe na Rukara Imani Nabi Sube Nabi na Dr. Bey gawa iwaregetse Dr. Bey noneho indirimbo mureke tubwira abantu mureke tugarura ubwiza bw'Imana mu rusengero hari ikibazo ngewe twararirimbye mbere indirimbo ntizikibaho yiwe kandi hari umuntu uzufashwa n'indirimbo zabaye z'igitero kimwe iyi ndirimbo nyikundira abantu bavuga ngo ni muhunge umushinya w'Imana message iba muri iyi ndirimbo idibutse muri message ni muhunge umujinya w'Imana hagose ni gute kandi kugira ngo mudapfa azavuga ngo muhunge umujinya w'Imana gasuka ngo Imana n'umutunzi w'imbabazi Imana mu kuvuka kwayo kuza mu isi yaje ari intama ariko izaza igaruka navuga ngo ari umupanga mugani wawe Meri mbwira bakondigiteri ka kantu wambwiye kare ko kuririmba indirimbo z'abandi bakaziririmba duce kandi bamara bakaziririmba na kababwire nano akongera ukatubabwira kandi kantu dusaba abakonditeri tubasaba ikintu kimwe mugende muri abo bantu mufite bose tibivuze ngo ni wowe konditeri ushobora kuba ufitemo impano y'umuntu w'umwanditsi bishobotse ko mwakwandika indirimbo zanyu mukajya muziririmba njya ndirimba indirimbo z'abandi cyane hari indirimbo iri kungenda n'uvango ngo nta piano dufite ariko uvango ibyiza kuri nge sibyo nifuza uko n'iby'umuremya nifuzaho nyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo cy'ubuzima niwe mpano ikubiyemo byose kera cyaraziraga ko tworirimba abantu batatu badaririmba amajwi abiri naririmbye Barto ubu konditeri kujya bugendera nawe yaririmbye Shu urumva ikintu nabwiye iwacu twari mu gikari sinzi impamvu ashimye ko tukizana namubwiye ngo kubera ikibara abantu ejo ni kino kiganiro nikimara n'umwaka azajya yumva ejo mwari mu indirimbo y'abandi tubaye nk'aba tipe bamwe muri Kenya yaje bitwa nde Unity of the Church twari turi turabasuje Imana bamugisha n'abantu Imana ihagurukije mu gihe cyabo turi mu iteraniro Imana mu by'ukuri mwuka byaramwe nimuzajya mujya kwiga indirimbo y'abandi mujye muyitindaho murusha bayiririmbye kuyiririmba umucuranzi acuranga amanota y'indirimbo y'abandi bayicuranze bibaye byiza uwo barusha gucuranga uwo girishurirwa kuri yo ariko noneho ibo ntibanayicuranze nabi noneho ntibanayiririmbye yose ngo bayimare kandi ukamugenda mu bantu ntuzi wenda ko n'abayiririmbye bashobora kuba bari mu materaniro ukaturirimbira indirimbo duhari warangiza ukayiririmba igice kandi korali zibiri zaririmbye ejo hari yaririmbye indirimbo igitero cya kabiri igitangirira hagati wowe yibagirwa ariko hari ugufata bose maskwaye hari abahungu batangiriye yego harakaza nyuma kuba konditeri nko kubana materi akantu tuba tugenzura tuba tunezerwa n'ukuri abana b'iki gihe bafite amajwi meza kuruta bakera cyane abakonditeri bakera bari abantu bazi kuririmba mu mutwe mu bwenge arrangement urabizi ba Bernard ba Leonard ba Romiris bari abantu bashobora kwicara agapanga gahuza imiririmbire ariko voko ya none abana b'iki gihe bafite amajwi meza ushobora kumva umwana ukumva ukomeza kumwumva ariko kandi mw'abantu mufite ubukweho bw'abanditsi dufite ubukweho bw'abanditsi niba ufite impano wo kwegera cyangwa mugasa biravuga ngo ubuze ubwenge mu gusaba siko birivuga Imana ifite impano itanga ntiyo guha kuririmba itaguha impano irandirimbo bagomba kwiririmba nayitegereje n'indirimbo y'umwuka wera kuri Pentecost bakazasubira baririmba indirimbo yes murakoze nizere ko bumvise hanyuma dusoza
Ruganzu umeze neza Ruganzu papa umeze neza hanyuma dusoza turi mu bihe bitoroshe iwanyu hajye ni heruguru ku Runundu mu Minembwe ku Runundu centre Riki wabwira abantu bari ku Runundu uyu munsi hari indirimbo nakoze iri muri studio kwa Boris ivuga ngo none imitima yacu iguwe neza nkuko twaragusabye Mana nawe umva gusenga kwacu ndibuka imyaka ishize twari mu bibazo ariko wowe waraturinze imitima yacu iguwe neza ndakuririmbira indirimbo zishimwe Mana nzavuga imitangaza wakoze imirimo itangaje muri uru Rwanda ntituzakwibagirwa Mana ndibuka icyo gihe ibibazo byari byinshi cyane twari tugoswe n'igicu cy'abanzi benshi amasasu n'amabomba nabyo byari byinshi twari ku misozi twiyunamiriye turindiriye gupfa aho ni mu Rwanda ariko uno munsi cishijwe bugufi no kubabazwa nuko iyo ndirimbo sifite uburenganzira bwo kwisohora none nta muntu wabimbujije ariko ibihe turimo ntibitwemerera gusohora iyo ndirimbo inkota ntirinamuka iwacu inkota ntirinamuka iyo ndirimbo producer arambye ati si indirimbo kutayisohora ndavuga ati igihe cyo kuyisohora nikiragera kuko ni indirimbo ifite aho ari u Rwanda uzahasimbuza umuhanzi tugendera kuri situation iyo nagiye kuririmba nko mu cyunamo cyo mu Rwanda iyo ngiye uyiririmba ariko ubu nyine ndivuga ngo amasasu n'amabomba byari byinshi ubu ni byinshi icyo rero warumbajije bitumye ntekereza ngo ngukure kure nihanganisha uriya muntu hari nta kitagira iherezo ahari kurira kwararira umuntu nijoro gaca impundu zikavuga kindi nahishuriwe nuko buri kibira cyose kigira agakomero n'umusozo wayo kandi uzarebe aho ikibira gitangira kigira umwinjiro n'umuhuruko papa urakoze ku Kinyarwanda cyiza cyangwa niba ari Kinyamurengo ukoresheje byose biravukana kandi iyo uhurutse ikibira uhirikira ku zuba akazuba keza cyane ukira ku musozi yego icyo rero nkubwiye umuntu uri hariya ndacabona ibimbabaza hari cyari ibiturusha ariko dufite Imana yo mu ijuru yakoze bya bindi irubumbashi ikazana amazi muri gereza urabona nkakaraga iratiyo muri gereza yari hari Imana irayiprofita rero ibihe turimo twatanga pole twatanga mpore ku bantu bari ruguru bihanganye ejo bundi numvise umunyamakuru kuri Murenge Today avuga icyo kinyamakuru muzagikurikira aravuga ngo twebwe ubuzima bwo kuba bw'agahenge k'isaha imwe mu Minembwe bugafata nk'umwaka isaha imwe drone itari kurasa ni ibyishimo by'umwaka abo ni abantu tuvukana ni abantu dufite uburenganzira bumwe ku isi wabyumvise kuri kinyamakuru Murenge Today Murenge Today ni sawa cyane aho ni sawa vraiment nazavuga amakuru kabisa nyayo hanjye yo mbyutse niho mpera ese ubyuka ugasanga nka wenda Uvira yafashwe cyangwa ukabyuka ugasanga aho ugiye hafashwe fo gukurikira Murenge Today mbere yo babyuka bazaza bareba Murenge Today link yibi bihari yes Ruganza arakoze cyane hanyuma Mazimpa yego iwanyu ni hagana hewe muri wacu ni mu Minembwe ahantu bita Inyawarimba ku Kabingo uvuye ku Runondi wabo twibwirane Inyawarimba uzi Inyawarimba ni wabo wa Prosper Nkomezi neza ura n'umwana w'iwacu papa wewe ni Pasteur Karonda yanabwirije ejo bundi yes hanyuma Inyawarimba giriki ajya ubu nyine barahari Inyawarimba niho hantu hatahiye Imana yaravuze ngo basenge ntabwo hazasha akwiye hari nukuri papa mureke tuzagaruke hano tuvuga ibintu Imana yagiye ikora uzi ko hari igihe nubwo tuzanye mu bintu biri ku mutima biriya twari turimo
ni ibintu biturimo ariko ibiri ku kanwa ubunyine ni ibi ngibi udibukiyemo sinzi ko munyumvise yego bino ugezeho uzi ko hari ahantu abana batwirwaneho na M23 bageraga ngo ahantu amadubu n'intare bakagera ahantu wenda babona umwanzi yabarembeje Imana igashira igicu hagati igihugu kabudika hari bitangaza biri kuba mu minembwe iyo biza kuba byarabaye mu gihe cya Yesu zo kwanditswe muri Bibiliya n'ubundi biranditse hari ibyo kwanditswe igicu kikabudika abanzi bagahuma bakavuga ngo bano bantu tutari kubona baraturasa igicu kikabudika ku zuba ry'ihanga abantu bari kwandika Bibiliya bayihindura mu kinyamurenge bazobishiremo turababwiye bazabishiremo kandi ushaka ikindi gitabo wenda Bibiliya tibyemeye ko duhinduramo kongerwa no kugabanya n'icyaha ariko ibyo ni bitangaza twagiye tubona Imana ikora ibintu irubumbashi Imana ikazana amazi ahatari bahindura bakavuga ngo Mana ya Isiraheli mana kutiboshiraho ngo mana y'Imurenge mana y'Imasisi ibyo ntibizokunda ni mwebwe mugomba kubitekereza mukabyandika none se ko ari ibitangaza ko ari Imana y'ahantu hose cyarimwe twega bunyirwa turavuga Imana ya Isiraheli yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana nubwo turi kurengana muri ibi bihe ariko Imana yo mu ijuru yohereje ingabo kandi yarabikoze turayishimiye. Yes, murakoze cyane nkuko narimbajije mugenzi wanje Mazimpaka iwabo ni Nyawarimba bagiriwe amahirwe yo kuba hatarahiye ariko simbabazi babagiriye naho bari bakeneye kuhatwika kandi nubundi wa mugambo uracyahari ntihazosha Imana iracyaturinze reka tubonereho umwanya wo kwihanganisha abatutsi bari muri Kivu y'Amajepfo Kivu y'Amajaruguru muri Ituri bene wacu b'Abahema bari gupfa umunsi ku wundi abaswahili bari gusibire bari muri bihe bitaboroheye bigoye turavuze ngo pole cyane ariko kandi ichama cyacu cyitwa ngo ni chama chetu kina nguvu sana. Hakuna nta ntambwe nta hantu dufiteho gusubira inyuma nta ntambwe nimwe hata santimetero moja nta ihari yo gusubira inyuma tunasonga mbele kugira ngo tuzane impindura matwara umunsi ku wundi nubwo ibitero bihari nagira ngo mbwire badukurikiye intambara yo kurumutaka hasi efanteri ingabo za ARC zarayitsinze amadubu n'intare barayitsinze nikimenyira ikimenyetso nuko ubu ngubu basigariye gusa mu kirere naho bazatsindwa intambara yo mu kirere irahahamura amabombe drone izo bari gukoresha ariko Nyagasani afite uburyo bw'iwakoresha akazitwika zigasha tutazi iyo bivuye rero duhumure bado ukombozi unaendelea bado lite irakomeje ntituzasubira inyuma turakomeje abaririmba muririmbe muhaye musengera ni wacu abafotora mufotore muri gusengera ni wacu icyo dusaba abasirimba musirimbire ku ijambo yego hanyuma rero mwakoze bantu bacu abatarakora subscribe kuri Manzi Merci Official you have to do subscribe please. Ebu finya hapo bonyeza hapo kwenye subscribe uzubona ibiganiro nk'ibi n'ibindi bitandukanye indirimbo n'ibindi byiza cyane hanyuma abatarakora subscribe namwe kuri Tarama TV ndetse na Yomba TV Yomba TV 1 ndimukaze muyibagiwe mwibuke gukora naho subscribe mukore share mukore like mukore na comment mwabaye gute mubikore byose ntaco bisabye muhasha ntikibaho hanyuma nubundi nabandi batarakora kuri Mulenge Today TV naho mubikore muze mubukurikira amakuru nkuko babibabwiye ibyo byose
bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza byose, bifatikanyiriza hamwe kugira ngo igihugu cyacu kigende neza, twamagane kise ukomeje kutwica, ukomeje kwangiriza ibintu. Hanyuma bano twari kumwe mu kiganiro, bifurije umugoroba mwiza, bifurije igihe cyiza, komeze mugira amahoro ya Nyagasani. Iwanyu nimba ari mu gitondo, wowe ubishyire mu gitondo, isi niko imeze, iracuritse, ibigenda bihindagurika. Ijambo rimwe dusoza Mazimpaka. Turabashimiye cyane abadukurikiranye mu kiganiro twabashije kugirana n'umuvandimwe Sejyazi Naneri Bucukundi Rupiya Muhasha Fidel Bucana n'umuvandimwe Manzi Ruganza. Turabashimiye cyane kuba hano muri studio kugira ngo tubashe kugira icyo muri studio za Yomba TV 1. Aha rero ni mu bwatsi bwa Yomba TV 1. Wakwifuza kuza kwakorera ikiganiro, ni karibu. Igitaramo ni karibu. Turarekodinga, gusirimba tugashamburiya, turabikora. Akwe utaha tuzacisha bagasirimba. Nubwo wenda njyewe twakaburiye umwanya. Hari njye nanezerewe kubera, kandi iyo nezerewe indirimbo ziza kandi ngo uzamurire. Oya sindira vuga ijambo rimwe dusoza. Ikibazo nuko ndashima Imana yonyine mbere ya byose, yatubeshejeho kandi tumye turiho n'ubuntu bwayo bwonyine. Ntabwo ari impuhwe z'agaca niko baririmbye, nta nubwo ari impuhwe, si uko Kisekedi tutagerageje kwica abantu.